muri iyi si uzulela widonte de izola bini shanto de sta ente kidewe izone maidrome neye cyose simera ko nyibona. Umurongo wa kane aravuga ngo ariko abanyabwenge bo bajyana amavuta mu mperezo zabo hamwe n'amatabaza yabo. Imana ishimwe cyane. Beshi ariko utari umunyabwenge hele widobiyo izone jado tayizobrere. Ijambo rivuga iki? Ijambo riravuga ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge, ngo kandi kuva mu byaha ariko kujijuka. Batanu b'abanyabwenge barinze ikintu cyitwa amavuta yabo. Nshuti zanjye bene data, hari ibintu byashakaga kugukotorera amavuta. Hari ibintu byashakaga kugukotorera amavuta, ariko ledote bene stayidrome, cunga ku mavuta yawe. Abantu bajya bagira inzu zabo bakazubaka bakazimeza neza, ariko byagera ku nzu y'Imana ugasanga ntibayitaho. Ese kurangara kwaba ari uko abakristo cyangwa se kwaba ari uko abayobozi? Ntago ngewe wenda mbifata nkaho ari uko abakristo, kuko abakristo wenda haraho bagarukira. Baba bararangaye cyangwa se nuko igihe cyaba kitari cyagira biri muri budget. Mubitekerezaho iki ku nama mwatanga? Abakristo nibo barangara cyangwa se abareberera amatorero? Se mubitekereza gute? Gusenga ni ukuganira n'Imana. Gusenga ni ukubanza ukiyeza n'Imana. Gusenga ni ukubanza ugakura ibigawa mu bishimwa, mbese ukitandukanya n'icyaha, igisa n'ikibi cyose ukagikura mu mutima wawe, kugira ngo nusenga elala stita iwede bene wayasirema, nusenga gusenga kwawe kuzamuke kugera imbere y'Imana Data. Turabasuhuje nanone kandi inshuti bakunzi ba Mukristo TV. Amahoro y'Imana nabane namwe. Nkuko mubibona kuri kamera, ni urugendo twakoze tujya ahantu tuhasanga umukozi w'Imana, bamwita ari bo bibwire. Tumusanze ari mu kanya keza ko gusenga. Ni umubwiriza butumwa bwiza. Nkuko mubizi mwagiye mumubona ahantu hagiye hatandukanye, ni umuhanuzi. Muri uyu mwanya nanone tumusanze ari ahantu ntago tuzi icyo arimo kuhakora, ariko ari buze kutubwira, tubwire ukuntu bimeze, tubwire amakuru ye, n'aho abantu bajya bamusanga hamaze iminsi. Karibu, turagusuhuje cyane mukozi w'Imana. Muraho. Yesu ashimwe cyane. Ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo. Ndabasuhuje munyamakuru nkuko nsanze ahangaha. Ndimo ndasenga, ndimo ninginga Uwiteka kugira ngo arusheho kubana natwe, arusheho kutwegera, kubera yuko ari byiza kwegera Imana cyangwa se gusenga Imana. Ndabasuhuje rero, namwe Uwiteka abane namwe. Murakoze cyane rero, nkuko abitubwiye yuko ari mu mwanya wo gusenga. Tumusanze ahantu arimo asenga nkuko abivuze. Ese amazina ninde? Mwitwa bande? Muri bantu ki? Mutubwire muri makeya. Inshuti zacu bene data munyamakuru, nkuko ubimbajije, amazina yanjye nitwa Harerimana Samuel. Ndi umuvugabutumwa bwiza, ndi umuhanuzi. Nkorera Imana mu buryo bwinshi bugiye butandukanye. Samuel rero akaba ari umugabo wubatse, ufite umudamu n'abana babiri. Samuel nkaba nkorera umurimo w'Imana mu itorero rya ADEPR. Nkaba ndi umuvugabutumwa muri iryo torero, no ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, nko ku Musaraba n'ahandi, kuri channel yitwa Abefeso TV7. Iyo ni channel yanjye. None mukaba munsuye nka channel Mukristo TV. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Murakoze cyane Samuel, umukozi w'Imana. Twagiye tubona ibiganiro byinshi bitandukanye mwagiye mukora.
niyo mpamvu twakoze urugendo rwo kubashaka turabaririza tumenye amakuru yo ko muri aha ngaha mwihereranye n'Imana murimo musenga. N'ubundi rero reka dutangire ikiganiro cyacu dusenga Imana, usenga Imana, ushimira Imana, hanyuma tuze gutangira n'ikiganiro tuganira byimbitse. Murakoze, mwasenga Imana tugatangira. Uwiteka Mana ifite ubutware n'ubushobozi, Mana yo kwizerwa no kwiringirwa, se umwami wacu Yesu Kristo, aya masaha turi imbere y'amaso yawe, turi imbere z'ubwiza bwawe, mu izina rya Yesu Kristo. Data, turagushimye kubw'imbabazi zawe, turagushimye kubw'urukundo rwawe, turagushimye Data warinze abanyarwanda, urinda n'abanyarwandakazi, icyubahiro ni icyawe Data wa twese, urinda igihugu cy'u Rwanda, ushimwe kandi uhimbazwe murengezi mwiza, natwe waraturinze, ushimwe kubw'ineza yawe, ushimwe kubw'urukundo rwawe, ushimwe cyane kuko utajya uhinduka, wera wa Isiraheli. Turi imbere y'amaso yawe, turakwinginze cyane murengezi mwiza, reka Data wa twese umuntu wese uzadukurikirana mwami Imana azahemburwe nawe, azahemburwe n'umucyo wawe, mu izina rya Yesu. Uwiteka murengezi mwiza, dusengeye umuntu wese ufite ibibazo bigiye bitandukanye, mu izina rya Yesu Kristo, ari muri iki gihugu cy'u Rwanda, ari amajyepfo, ari amajyaruguru, burasirazuba, iburengerazuba, mujyi wa Kigali, uwo wese uzadukurikirana turamusengeye mu izina rya Yesu Kristo. Bwiza bw'Imana bubane nawe, mbaraga z'ijuru zimugote mu izina rya Yesu. Dusengeye Data wa twese abadiaspora mu izina rya Yesu, mwana w'intama w'Imana, abari ku migabane yose igiye itandukanye y'isi yose, turabasengeye Kristo kugira ngo imbaraga zawe, uburinzi bw'Imana, ubutabazi bw'Uwiteka bubane natwe. Turakwinginze cyane Yesu kuko uri kumwe natwe, ngakomeza ubane natwe, utangirane natwe, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Turagushimye kuko udahinduka, icyubahiro ni icyawe mu isi no mu ijuru. Himbazwa Yesu, urakoze, amen. Narakoze cyane Samweli kudusengera ndetse no kudushyira imbere y'Imana kugira ngo dutangire ikiganiro cyacu. Samweli umukozi w'Imana, umuvugabutumwa, umuhanuzi, twagiye tukubona mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye. Hari ikiganiro mwakoze murimo muvuga yuko hari icyo Imana yababwiye, yuko Imana igiye gukubura, yuko hari ibigiye kuba mu nsengero. Ngira ngo sinzi niba mwaba mukibuka icyo kiganiro, wenda abantu Uwiteka arambwira ngo ibintu bitumye abura ahantu acumbika mu mwana w'umuntu, ati n'inzangano n'amatiku, abantu nta rukundo bafite, abantu ati bagiye bibagirwa ibyo nagiye mbakorera, ati inzangano n'amatiku, ati ubugome, ati bwuzuye no kugambanirana, ati ndaza nkabura ahantu njya. Uwiteka arambwira ngo mwana wa none, arambwira ngo ibyo abantu bari kuvuga ni ukuri. Ndi Uwiteka naritegereje, mbona abantu barushijeho gukora ibyaha, barushijeho gukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Ijwi ry'Uwiteka rirambwira ngo genga ibyo bintu ndabihaze, ati ndi Uwiteka ndarambiwe, ati nje gufunga insengero zitandukanye nk'uko Imana yari yabumpaye. Buvuga yuko insengero zigiye gufungwa. Ni koko izo nsengero ubwo buhanuzi bwaraje, ariko Imana irangije irambwira ngo mbwire abantu basenge, kandi ndagira ngo mbabwire ngo gusenga ni ugusengesha umwuka iteka. Rero izo nsengero zaje gufungwa, ariko nk'uko ubuyobozi bw'igihugu cyangwa se abatuyobora bagiye babikurikirana, bavuze yuko izo nsengero zidafite isuku, hari ibintu bisabwa. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo iyo abantu baza kuba maso bagasenga basengesheje umwuka iteka, iyo abantu baza kuba maso bagasenga birinda ibyaha n'igisa nabyo, ndababwiza ukuri yuko izo nsengero zagakwiye kuba ziriho uburinzi. Ariko ikintu nababwira cyo cyangwa se inama nagira buri muntu wese uzatwumva, nuko buri muntu wese yasenga kandi agasenga kugira ngo izi nsengero zifungurwe,
abapasiteri cyangwa se izindi nzego zibishinzwe bakore ayo masuku basabwa n'ubuyobozi bw'igihugu kugira ngo bongere basubire mu nsengero. Kandi ndagira ngo mbabwire ngo mu nsengero gusubiramo, umuntu wese ajye mu rusengero yasenze, kuko Imana iravuga kandi igakora. Rero ntabwo tuba tunejejwe nuko insengero zafungwa, ahubwo tuba tugira ngo muhinduke kugira ngo mukore icyo Imana Data wa twese iri kubashakaho. Elala stita iwe leba isi dontrere sire mando. Imana ishimwe. Ndagira ngo mbabwire ngo mukore icyo Imana ibashakaho kugira ngo twongere dusubire mu nsengero, twongere duhamagare Uwiteka. Nibyo byiza. Niyo mpamvu ninginga buri muntu wese utwumva, wumva ururimi rw'Ikinyarwanda, uri kure cyangwa se uri hafi, uzadukurikira wese, kugira ngo buri muntu wese najya gusenga ajya abanza yisuzume, arebe niba gusenga kwiwe kwazamuka kukagera imbere y'Imana. Nshuti zacu bene data, hari ibintu bijya bituma gusenga k'umuntu kutashobora no kurenga hejuru kuri parafo, umuntu ari mu nzu cyangwa se ku mabati. Hari isengesho ridashobora kurenga ku ibati. Nshuti zacu bene data, iryo sengesho ni irihe? Ushobora kuba umaze imyaka 30 cyangwa se 40, ariko rya sengesho usenga ritabasha kuzamuka ngo rirenge n'amabati y'urusengero. Rero gusenga ni iki? Ubundi gusenga ni iki? Gusenga nshuti zacu bene data, gusenga ni ukuganira n'Imana. Kandi iyo umuntu asenga agira umwiherero cyangwa se umwihariko wo kuganira n'Imana, avuga ati mbese ubundi nimba ndimo ndasenga, ndi gusenga gute? Mbese iri sengesho ryanjye ryabasha kugera imbere y'Imana? Gusenga ubundi ni iki? Gusenga ni ukuganira n'Imana. Gusenga ni ukubanza ukiyeza n'Imana. Gusenga ni ukubanza ugakura ibigawa mu bishimwa, mbese ukitandukanya n'icyaha, igisa n'ikibi cyose ukagikura mu mutima wawe, kugira ngo nusenga elala stita iwede bene wayasirema, nusenga gusenga kwawe kuzamuke kugera imbere y'Imana Data. Gusenga ni ukuganira n'Imana. Nshuti zacu bene data, ntabwo waba ukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka uvuge ngo urimo urasenga. Numara kumenya yuko wacumuye, numara kubona yuko hari ikintu cyagutandukanyije n'Imana, Imana Data wa twese ni umutunzi w'imbabazi. Upfukame wegere Imana uyibwira ati Data wa twese mwiza, nacumuye, natandukiriye, uyu munsi nagenze uko utabishaka, ndakwinginze cyane kugira ngo unyunge nawe, nongere ngirane ubumwe nawe. Gusenga no kuganira n'Imana. Imana ishimwe. Urakoze cyane Samuel, nyirango ushatse kuvuga yuko gusenga hari uburyo abantu bakwiye kubikoramo. Ubwo bivuze ngo hari abantu bitwa ngo barasenga ariko amasengesho yabo atagera ku Mana, nk'uko mwarimu bivuze ngo gusenga ni ukwiyuzuza n'Imana. Umuntu akabanza akikiranura nayo, akareba ibimutandukanye nayo byose, hanyuma akinjira mu mwanya mwiza wo gusenga. Kandi mwarimu uvuze ngo ubuhanuzi bwaratambutse, ubwira abantu yuko Imana ifashe umweyo kandi igiye gukura insengero nyinshi zikongera zigafunga nk'uko byari byarabaye mu bihe byashize. Waruvuze ngo ntago icyo mwishimira ari uko insengero zifungwa. Birumvikana, ariko bajya bavuga ngo ubuhanuzi bw'umuntu bwemerwa cyangwa se bigenda neza ari uko bwasohoye. Mbese ubwo nk'uko Imana ari munejejwe nuko wenda Imana ibisohoje, cyangwa se hari undi mukoro mufite wo kugira ngo mube mwakongera mugasenga, cyangwa mwabwira abantu kugira ngo bongere bafate ibihe byo gusenga kugira ngo Imana igire ikindi kintu yakora? Ntimwaba munezerewe kuko ibyo Imana yabanyujijemo byasohoye, cyangwa mubabajwe nuko abantu banze kumva kugira ngo babere maso umurimo wayo? Murabivugaho iki? Murabibona gute? Murakoze cyane. Ikintu cya mbere cyo, iyo duhanura Uwiteka aba yavuganye natwe, kandi burya ntabwo twakishimira yuko insengero zafungwa,
ahubwo ikintu twakwishimira ni ukubona umunyabyaha yahindutse, umunyabyaha akareka ibyo yagenderagamo, umunyabyaha akareka ibyo yibwiraga. Ubwo rero muri make, muri rusange, niyo mpamvu na n'ubu dufite umukoro wo gukomeza guhamagara Kristo. Ni nayo mpamvu ubona wansanze ahangaha usanga ndimo ndasenga, ndimo n'ingingo Uwiteka ngo adufashe aca inkoni zamba, niko abanyarwanda bajya bavuga ngo ni uguca inkoni zamba. Adufashe aca inkoni zamba Yesu, atwongere duterane, twongere dusenge, kubera ko gusenga ni byiza. Gusenga guhuza umuntu n'Imana Data, gusenga kuzana ababyeyi ku muntu utari ufite umubyeyi, gusenga kuzana abavandimwe, gusenga kuzana inshuti nyinshi mu buryo butandukanye. Niyo mpamvu ubona ndaha hantu ndimo ndasenga, ndimo mbwira Data wa twese ngo nadufashe, yongere abane natwe, atugirire neza kugira ngo insengero zongere zigende neza, zongere zifunguke, abantu twongere guterana, twongere tuvuge imirimo y'Uwiteka Imana. Muri make, muri rusange, tubabajwe nuko insengero zifunzwe. Murakoze cyane. Insengero nyinshi zimaze gufungwa, ngira ngo ku mbuga nkoranyambaga biragaragara yuko insengero 4200 mu gihugu cy'u Rwanda zamaze gufungwa bitewe n'ibyangombwa zisabwa, cyangwa se wenda nta wamenya icyo Imana yabikoreye. Wasanga hari n'abandi bantu tutari gusenga nk'uko Imana ibishaka, kandi ubuhanuzi bwaratambutse kuvuga ngo nidusenge kuko Imana igiye gukubura. Hari igihe cyageze insengero barazifunga, abantu bamwe bagenda bava mu murimo kubera ko batajya gusenga. Imana igenda igaragaza abantu, ugasanga abantu barabahagaritse mu matorero, cyangwa se bifata izindi nzira kubera ko insengero zifunze. Bakagira gute? Ese Imana ntiyaba ifite undi mugambi, cyangwa igira ngo yongere igaragaza abantu bayo, cyangwa ukuntu bimeze? Nta makuru mwaba mufite kugira ngo mutubwire, cyangwa se mubwire abakurikiye iyi channel Mukristo TV bimeze bite? Iyo ni umugambi w'Imana, cyangwa se ni ukugira ngo ibintu bigende neza tureberewe n'ubuyobozi bwacu bwite bwa leta, kugira ngo ibintu bigendere mu mutekano? Hari icyo mwatangariza abakurikiye channel? Icya mbere cyo njya nkunda kubwira abantu ngo iteka n'iteka iyo abantu barangaye, Satani azana ibirego akaregesha abantu. None si igihe twe tumaze ubundi ntitwasengaga, ubundi n'ubundi zari zihari dusenga. Ahubwo ndagira ngo mbwire abantu habayeho kurangara. Basengaga ariko badasengesha umwuka iteka. Igihe cyose rero umuntu azasenga adasengesheje umwuka iteka, harimo kwa kurangara, harimo kutita ku cyo Imana ishaka, cyangwa se kwirengagiza umugambi w'Imana. Byanze bikunze Satani azana ibirego, yamara kuzana ibirego koko bagasanga bya birego birahari, bigatuma icyuho cyihita kiboneka n'ubundi twasengaga. Ndagira ngo mbabwire ngo habayeho kurangara kw'abakristo, ariko icyo nabwira abakristo banyumva cyangwa se bazanyumva, umuntu wese yongere arebe uko ari gusenga, yongere arebe niba gusenga kwiwe kwabasha gukuraho ibyari nk'imisozi, Uwiteka akabigira ibibaya. Ubwo rero ndacyari gusenga, icyo nzi cyo hari n'abandi hirya no hino turimo dusenga, kandi ibyo Uwiteka yenda kutugirira ni byiza, ntabwo ari ibibi. Icyo nababwira rero, mwebwe mwese munyumva cyangwa se muzankurikirana ku mbuga zigiye zitandukanye, ndagira ngo mbabwire ngo umuntu wese asenge. Hari umusore umwe waririmbye ndamukunda avuga ngo utandukanye gusenga kwawe, Israel niko yaririmbye, kandi musengeshe umwuka iteka, kandi mutandukanya gusenga kwanyu. Imana ishimwe cyane. None Samuel, hari aho uvuze uravuga ngo harabayeho kurangara kw'abakristo, wenda ntibasenge, cyangwa se ese buriya abakristo hariho
aho bigera ugasanga wenda abantu ntibujuje ibisabwa, isuku ntabwo yuzuye, bagasanga hari ibyo basaba ariko bitakozwe, wenda kubera sinzi niba twavuga ngo ni ubushobozi bukeya bw'ababa bahagarariye ayo matorero, cyangwa se kuba batarabaye maso ngo barebe koko ibintu bikenewe bijyanye n'iterambere mu buryo busanzwe cyangwa se no mu buryo bw'umwuka. Abantu bajya bagira inzu zabo bakazubaka bakazimeza neza, ariko byagera ku nzu y'Imana ugasanga ntibayitaho. Ese kurangara kwaba ari uko abakristo cyangwa se kwaba ari uko abayobozi? Ntago ngewe wenda mbifata nk'aho ari uko abakristo, kuko abakristo wenda hari aho bagarukira, baba bararangaye cyangwa se nuko igihe cyaba kitari cyagira biri muri bije. Mubitekerezaho iki ku nama mwatanga? Abakristo nibo barangara cyangwa se abareberera amatorero? Se mubitekereza gute? Murakoze. Uko nge mbitekereza nuko mbibona, buri muntu wese yagize intege nke. Buri muntu wese yagize intege nke. Ari umukristo ntiyasengesheje umwuka iteka, ari n'abayishumbye amadini cyangwa se amatorero nabo bagiye bagira intege nkeya, cyane cyane iyo wasenze umwuka w'Imana agenda kwibutsa n'ibintu bigenda bikenerwa no muri ubu buzima bwo mu isi dutuyemo. Rero niyo mpamvu dutuye mu isi, ntabwo dutuye mu ijuru. Hano ni mu isi dukoreraho ibikorwa bitandukanye. Nabo iyo baza kuba maso bagasengesha umwuka iteka, umwuka ni nawe uza akakwibutsa akakubwira ngo iki n'iki cyagakwiye kugenda gutya, iki n'iki cyagakwiye kumera gutya. Muri rusange rero amadini cyangwa se amatorero, buri muntu wese yagize intege nkeya. Urakoze cyane. Birakwiye yuko dusenga kandi tugasengesha umwuka iteka, tukayoboza Imana inzira, ikajya itugira inama umwuka akatuyobora ibyo dukwiye gukora. Ngira ngo twarimo tuvuga ku buhanuzi bwari bwabaciyemo, Imana yabaganirije, kandi ibyo mwahanuye birimo bisohora. Ngira ngo abantu barimo bagenda babibona. Mukomeze mwinginga Imana kugira ngo Imana ikomeze itugirire neza kandi insengero zongere zifungurwe. Wenda muri aka kanya murimo munasenga, nimba hari ubundi buhanuzi mwabwira cyangwa se ijambo ribari ku mutima mwatangariza amahanga yose isaba dukurikiye, wenda ry'ibindi bihe bizaza, kugira ngo abantu bahishurirwe bamenye bihishwe, kugira ngo bamenye uko bitwara. Ibyo ngibyo ni ibyarangiye kandi turimo tubibona yuko Imana ibakoresha mu by'ukuri. Imana ikabana namwe, ikabaganiriza, kandi tukagenda tubibona yuko bigenda bisohora. Hari irindi jambo cyangwa se icyo Imana bakize ku mutima muri iyi minsi, kugira ngo bibe imbuzi z'igihe tugiye kwinjiramo cyangwa ikindi gihe. Mwatangariza abantu bose bakurikiye channel ya Mukristo TV, kandi tunababwira ngo bibuke gukora subscribe, bakande kukazogera, kugira ngo bajye babona ibindi biganiro bizajya bigenda binyuraho, kandi badutere n'inkunga kugira ngo umurimo w'Imana ukomeze kwaguka. Mwatubwira, hanyuma tugakomeza n'ikiganiro tunagana ku musozo, kugira ngo muze gukomeza n'umwanya wanyu wo gusenga. Murakoze. Murakoze cyane. Nk'uko mudusanze mu masengesho dusenga, mu buzima busanzwe imbuga zose uzansangaho. Nyankunda kuririmba indirimbo zo mu bitabo zigiye zitandukanye. Reka mbanze ndirimbe iyi ndirimbo, imara kuyiririmba turaganira ku ijambo ry'Imana nk'uko ari ryo ryanzanye aha hantu, kuko ijambo ry'Imana ni rukuru. Ijambo ry'Imana ni ryo ryaremye isi. Ijambo ry'Imana ni urufunguzo rujya rukingura ahantu umuntu atabasha gukingura. Ijambo ry'Imana rero ni urufunguzo rukingura aho imiryango itabasha gukingura. Ijambo ry'Imana ni urufunguzo rujya rukingura aho amashuri atakingura. Ijambo ry'Imana rire mu buzima butari buriho bukabaho. Imana ishimwe. Reka turirimbe. Imana y'ukuri komeza kunyobora, urancishe mu nzira yo gukora ibyo ushaka. Mwami kubaho ntagufite bintera ubwoba n'amaganya,
ndetse byabasha kungeza no mu rupfu vuba. Mwami kubaho ntagufite bintera ubwoba n'amaganya, ndetse byabasha kungeza no mu rupfu vuba. Ibyiza mbona nibe kwizera umwami Yesu no guhora ngendera mu nzira ye ntunganye. Nawe yemeye kujya ndinda ndetse no kunyobora neza, amesha no kwinjira vuba mu mahoro ye. Nawe yemeye kujya ndinda ndetse no kunyobora vuba mu mahoro ye. La lasti de la wide stita la boni we ya sido teregre le stita imene wado terema. Umukiza ni yare nanjye nkwiye kujyayo, kandi umunsi nzaba ngezeyo zamuhimbazanye ibyishimo, zanezezwa nuko ariwe wanguza amaraso. Kandi umunsi nzaba ngezeyo zamuhimbazanye ibyishimo, zanezezwa nuko ariwe wanguza amaraso. Muri iyi si uzulela widwante de izola bini shanto desta ente kidewe izone maidrome neye cyose simera ko nyibona, ariko ku munsi mukuru ubwo nzabona umucunguzi, niringiye kuza bona ingororano yanjye. Ariko ku munsi mukuru ubwo nzabona umucunguzi, niringiye kuza bona ingororano yanjye. Mwijuru sinzabona yabanzi banjye ukundi, nta nicyo nzahabura mwijuru ry'amahoro. Nzashima Imana mvuze impundu nti haleluya haleluya, nzarambura amaboko mpimbaza umwami Yesu. Nzashima Imana mvuze impundu nti haleluya haleluya, nzarambura amaboko mpimbaza umwami Yesu. Amina, haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mana ishimwe cyane. Uririmbye uzu umwuka w'abantu. Hayi Imana y'ukuri komeza kunyobora. Hayi Imana y'ukuri komeza kunyobora. Imana ishimwe cyane. Nshuti zacu bene data, wongere winginga Imana, wongere uhamagara Yesu Kristo kugira ngo nawe ugire icyifuzo. Maze igihe kinini uri kugenda, ariko inzira uri kunyuramo ni inzira wiyoboyemo, ni inzira zigiye zitandukanye. Nshuti yanjye mwene data,
mugabo uri kunyumva umaze igihe kinini unyura mu nzira itandukanye niyo Kristo agushakamo. Wa musore we uri kunyumva umaze igihe kirekire unyura mu nzira Uwiteka atazi adashaka. Helawi domedi stayidrome. Ariko nagira ngo ubwire ngo inzira Uwiteka gushakamo ni inzira yitwa gukiranuka, ni inzira yera, ni inzira Uwiteka ashaka yuko unyuramo ugasenga kandi ukinginga Uwiteka. Muririmbyi avuga iki? Avanga ibyiza mbona nibi kwizera umwami Yesu no guhora ngendera mu nzira ye ntunganye. Abantu benshi bajya banyura mu nzira zo mwisi, ariko izo nzira zo mwisi bakakora amanyanga, bagakora ibintu bigiye bitandukanye bigatuma imbabazi z'Imana zelewi dobede stayidrome zibavaho. Ariko ndagira ngo ubwire ngo mbese inzira uri kunyuramo ni iyihe? Nshuti yanjye mwene data, ndagira ngo ubwire ngo inzira uri kunyuramo ni iyihe? Mbese inzira uri kunyuramo niyo Uwiteka ari kugushakaho? Ni usanga wisuzume, wininira mu mutima wawe urebe inzira uri kunyuramo. Birashoboka yuko umaze igihe kinini unyura mu nzira itari Uwiteka ashaka. Birashoboka yuko wanyuraga mu nzira y'ubusambanyi. Elewi dobe wisene stayidome. Birashoboka yuko wanyuraga mu nzira y'ubugambanyi. Birashoboka yuko wanyuraga mu nzira y'amatiku. Eli dombe de stayidome. Elewi desire grome. Shaka inzira yitwa gukiranuka, aba ariyo unyuramo kugira ngo Uwiteka nawe ajya kwirata. Bana ishimwe cyane. Reka dusome ijambo ry'Imana, turarifatanya tuganire ku ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cyaho cya 25. Matayo igice cya 25 turasoma duhereye ku murongo waho wa mbere. Aravuga ngo icyo gihe ubwami bwo mu ijuru buzagereranwa n'abakobwa 10 bajyanye amatabaza yabo bajya gusanganira umukwe. Ariko muri abo 10 batanu bari abapfu, abandi 5 bari abanyabwenge. Gatatu aravuga ngo abapfu bajyanye amatabaza yabo bajya gusanganira amatabaza yabo ntibajyana amavuta. Ku murongo wa 3 turavuga ngo abapfu bajyanye amatabaza yabo ntibajyana amavuta. Umurongo wa 4 aravuga ngo ariko abanyabwenge bo bajyana amavuta mu mperezo zabo hamwe n'amatabaza yabo. Imana ishimwe cyane. Tugiye kuganira ku ijambo rivuga yuko ukwiye kuba umunyabwenge. Niyo nsanganyamatsiko y'ijambo Uwiteka asize mu mutima wanjye, ivuga ko ukwiye kuba umunyabwenge. Nshuti zacu bene data, nk'uko ijambo ry'Imana ritubwiye yuko dukwiye kuba abanyabwenge. Ukwiye kuba umunyabwenge muri iki gihe, ukwiye kuba umunyabwenge muri iyi minsi, ukwiye kuba umunyabwenge. Bibiliya itubwiye iki? Bibiliya itubwiye abakobwa 10 bari bafatanyije urugendo. Bari bazi yuko bari kujya ahantu hamwe. Noneho abo bakobwa bari 10, ariko muri uko kwibwira yuko bafatanyije urugendo, ntabwo ariko byari bimeze by'ukuri. Bibiliya itubwiye yuko muri abo bakobwa 10, 5 bari abanyabwenge, abandi 5 ari abapfu. Uwiteka tugirire neza cyane, Uwiteka abane natwe. Aba bakobwa bari bategerereje umukwe.
mu yandi magambo bari bafite isezerano bari barasezeranijwe n'Uwiteka Imana. Umaze igihe kinini Imana yaraguhaye isezerano, ariko reka nkubwire, wowe warunaniwe, wewe warucogoreye muri uru rugendo, ubona yuko iby'Imana yakubwiye byatinze, ubona yuko iby'Imana yakubwiye ubivuyemo, ubiteye umugongo. Ndagira nkubwire ngo nugarukiraho, kuko Uwiteka elawe dobelesti edomene wizobrere, Uwiteka ashaka yuko ubu umunyabwenge muri abakobwa 5 babonetse. Imana ishimwe cyane. Aba bakobwa 5 b'abapfu babonye umukwe atinze. Muri uko kubona umukwe atinze, batangira gusakuza, batangira kwivovota mu mitima yabo. Bamaze kwivovota, barangije babwira bagenzi babo 5, bavuga ati twebwe igihe amasaha tumaze helewi domele staido bele sire mando, igihe tumaze kuri uyu musozi dutegereje umukwe ni kinini, noneho rero twebwe turarambiwe, ntabwo ibi ngibi twabivamo. Nshuti yanjye mwene data, nawe warurambiwe. Imana yakubwiye amasezerano, Imana yavuganye nawe ko izakugirira neza, Imana yavuganye nawe yuko ubwo burwayi urwaye atari ubwo kuzakwica, Imana yavuganye nawe ko izagukubakira, Imana yavuganye nawe amasezerano menshi agiye atandukanye. Eledo wedestaye bini wezone maidrome, Imana itugirire neza cyane. Ariko warihebye bituma utera Imana umugongo. Ariko reka nkubwire ngo garukiraho ngaho, ukwiye kuba umunyabwenge muri iki gihe cya none. Ukwiye kuba umunyabwenge, wicogozwa n'iminsi, wicogozwa n'ibihe, wicogozwa n'ubuzima. Ubuzima ruhagazemo urabuzi, ariko nge simbuzi, ariko Imana ikuntumyeho. Nshuti yanjye mwene data, Imana ikuntumyeho ko ukwiye kuba umunyabwenge. Imana itugiriye neza cyane. Iyo Bibiliya ivuga umunyabwenge, abantu bajya bakritika ijambo ry'Imana cyangwa bashaka kurisobanura mu buryo bw'umubiri, ubwenge n'ubumenyi ni ikintu gitandukanye. Elawe dobe yasido teresta imando. Nshuti yanjye bene data, ndagira ngo nkubwire ngo wowe ukritika cyangwa se uvuga ku ijambo ry'Imana ukarisobanura mu mubiri biratandukanye. Jya ubanza usenga Imana kugira ngo Imana igusobanurire uburyo ki ugomba gusobanura ijambo ryayo mu mwuka meshi. Ariko utari umunyabwenge, helewe dobiyo izone jado tayizobrere. Ijambo rivuga iki? Ijambo riravuga ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge, ngo kandi kuva mu byaha ariko kujijuka. Bivuze iki? Umuntu ashobora kuba afite dogitora, umuntu ashobora kuba afite amashuri menshi atandukanye, ariko atari umunyabwenge. Urugero rw'ibifatika hano mu isi, ni gute umuntu yaba ari umunyabwenge afite dogitora cyangwa se masters, agatinyuka agafata umwana ku ngufu akamusambanya kandi yarize? Bivuze iki? Uwo ngo afite ubumenyi bwo mu isi, ariko ntafite ubwenge bw'Uwiteka Imana. Ukwiye gushaka ubwenge. Urwego rwose uhagazeho, icyubahiro cyose cyo mu isi ufite, ni byiza kukigira. Amafaranga yose utunze, uko waba uhagaze kose, ukwiye gushaka ubwenge bw'Uwiteka. Imana itugirire neza cyane. Ukwiye gushaka ubwenge bw'Uwiteka. Ubwenge bw'Uwiteka iyo umuntu abufite nibwo bumuyobora kwitandukanya n'ikizira. Ubu bwenge bw'Uwiteka iyo umuntu abufite, nubwo ataba yarize dogitora, helawe nebela staidomene wizobrere, nubwo ataba yarize kaminuza, ubu bwenge bw'Uwiteka iyo umuntu abufite agenda mu nzira, n'umuntu wese umurebye akabona yuko ari umukristo, ari umuntu w'Imana, afite indangagaciro yuko ari umukristo. Imana ishimwe. Aba bakobwa 5 b'abanyabwenge
barinze ikintu cyitwa amavuta yabo. Nshuti zanjye bene data, hari ibintu byashakaga kugukotorera amavuta. Hari ibintu byashakaga kugukotorera amavuta, ariko ledote bene stayidrome, cunga ku mavuta yawe. Hagarara ku gakiza kawe, wikangwa n'iminsi cyangwa se ibihe. Uhagarare ku mavuta yawe kugira ngo Uwiteka ubwo azaza kwima ingoma azakubone, avuge ngo uyu ni umwana wanjye nkunda kandi nkamwishimira. Sinzi byashakaga kugukuraho amavuta. Birashoboka yuko warangaye ugira ibintu byagukuyeho amavuta, ariko ndagira ngo ubwire ngo usaba Uwiteka imbaraga kugira ngo agufashe, agushoboze kugira ngo muri uru rugendo ubashe guhagarara udatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Ingaruka yuko umuntu atari umunyabwenge, reka nyibabwire nayo. Nshuti zacu bene data, ingaruka yuko umuntu atari umunyabwenge, kandi ubu bwenge ndi kubabwira ntabwo nimubwitiranye n'ubumenyi umuntu ahaha mu ishuri. Hariya mu ishuri twagenda tukiga imibare, ni byiza turayiga, tukiga indimi zigiye zitandukanye zo mu isi, ariko reka ngubwire ngo ingaruka yo ko umuntu atari umunyabwenge, reka nayo nyibabwire kugira ngo mubashe kuyimenya. Iyo umuntu atari umunyabwenge agira ikintu cyitwa kwihugiraho. Aba bakobwa batanu b'abapfu nk'uko Bibiliya yabitubwiye, igihe cyaje kujya kubera yuko barangaye, bamaze kubona yuko barangaye, babona umukwe, mu yandi magambo bararambiwe. Bamaze kurambirwa bavuga ati umukwe yatinze, reka twigendere. Bamaze kugenda bagishingura ibirenge aho ngaho. Imana ishimwe, haleluya. Ahiwe lasta edombeli wedo kidesire mando. Bashinguye ibirenge byabo aho ngaho. Ndi kuvuga ku ngaruka yuko umuntu atari umunyabwenge, ku ngaruka yo kutarinda icyo Uwiteka yavuganye nawe, ku ngaruka yo kutarinda ibyo Uwiteka yaguhaye. Iyo niyo ngaruka nayo ngira ngo mbabwireho mu mwanya muto cyane. Aba bakobwa batanu b'abapfu bashinguye ibirenge byabo aho ngaho bagiye. Umukwe yahise aza ako kanya, amaze kuza arakomanga. Mani tugirire neza cyane. Amaze gukomanga asanga ba bakobwa b'abanyabwenge bari bamutegereje, bari bihanganye, bari bihanganiye umubabaro wo mu isi, bari bihanganiye ubukene bwabo, bari bihanganiye mu burwayi bwabo, ntibajya mu bapfumu, ntibaterekera, ntibabandwa. Hello do destaya zobrere. Sinzi uburyo wategereje mu Uwiteka, sinzi uburyo warindiriye mu Uwiteka, ngo noneho ngo umukwe ahitaza araza arakomanga. Akimara kuza gukomanga, noneho yinjira. Amaze kwinjira asanga abandi b'abanyabwenge batanu, abari bo bakorana igitaramo cy'imihigo cyuko bihanganiye bagategereza Yesu Kristo. Noneho bano bapfu, noneho igihe ubwenge bwabo igihe babaye nkaho bakangutse gatoya, baraza barakomanga. Umukwe arangije arababwira ngo reka reka, bariya babataye, barabapfapfa batanu, barabakobwa batanu b'abapfapfa babataye, ntimubakingurire, ati ahubwo mubabwire yuko ari njye umukwe wakinze. Imana ishimwe cyane. Nshuti yanjye mwene data, ukwiye kuba umunyabwenge muri iyi minsi ya none, gasengesha umwuka iteka. Ari nayo mesaje Uwiteka yambwiye ngo mpereze abanyarwanda n'abanyarwandakazi, umuntu wese wumva ururimi rw'ikinyarwanda. Uwiteka yamuntumyeho arambwira ngo buri muntu wese asengesha umwuka iteka, kandi buri muntu wese yibuke guhamagarwa kwiwe. Wahamagawe wubaha Imana, uhindishwa umushyitsi n'ijambo ryiwe, ariko uyu munsi wabiteye umugongo. Biragusaba yuko wongera ukininira cyangwa se ukitekerezaho, ukareba imigendere yawe, uburyo uri kugendana n'Imana. Kandi ntumenyere ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana ntirimenyerwa. Ijambo ry'Imana nushatse wararyumvise ejo,
ijambo ry'Imana rihora riri shyashya mu mitima y'abantu bafite Uwiteka muri bo. Imana ishimwe cyane. Turabashimiye rero, reka muri make tubasengera Imana kugira ngo Uwiteka abashyireho uburinzi bwiwe, imbaraga z'Imana zikomeze kubagota uko bwije ndetse n'uko bukeye. Nanababwira ngo mu rubuga mwambonaho cyane, mwambona kuri uru rubuga rwitwa Abefeso TV7, mugakanda subscribe, mugakanda share, mukandika comment, mukadushyigikira kugira ngo ubutumwa bwiza bukomeze bugere ku bantu bose. Imana ibahereza umugisha. Iyi ni channel yitwa Mukristo TV, rero naho mukomeze muhagere, mukore share, mukore subscribe na comment, hose mujye muhagera kugira ngo ubutumwa bw'Imana burushe kwamamara ahantu hose. Imana ibaha umugisha. Reka dusenge. Nshuti zacu bene data, nk'uko mwari muri kutwumva ku ijambo ry'Imana, ni byiza yuko abana b'Imana tuganira ku ijambo ry'Imana, tukibukirana ku by'uru rugendo. Ndagira mbabwire ngo muri uru rugendo twese nta muhanga ururimo, duhora twiga kandi umwuka w'Imana niwe utwigisha. Reka dufatanye dusenge Imana. We wari unaniwe, we wari ufite ibyifuzo byinshi bigiye bitandukanye, kugira ngo Uwiteka Imana abane nawe, Uwiteka Imana aguhembure kugira agukomeze. Data, mu izina rya Yesu Kristo rifite ubutware n'ubushobozi, uracyari ya Mana ivuga bikaba, uracyari ya Mana ifite ubutware. Ni koko ntabwo ujya uhinduka, uri umwana w'intama w'Imana. Data wa twese turagushimiye kubw'ijambo ryiza, turagushimiye kubw'ubuhanuzi bumanutse hagati muri twebwe, washize muri twebwe kugira ngo tubugeze ku bantu bose batwumva, Abanyarwanda n'Abanyarwandakazi, umuntu wese wumva ururimi rw'Ikinyarwanda, kugira ngo ahemburwe n'umucyo wawe. Mu izina ryawe Yesu turakwinginze cyane Mana, aba bantu badukurikirane n'abazadukurikirana, birashoboka yuko bari bihebye, birashoboka yuko bari bacitse intege, bari bananiwe, bongereremo imbaraga mu izina rya Yesu. Ufatemira imbaraga zose zabarwanyaga, amajwi yose atava kuri Kristo, amajwi yose yabongoreraga mu izina rya Yesu Kristo, amajwi yose y'abadayimoni turacecekesheje mu izina rya Yesu. Mugambi w'Imana nubabeho, turakwinginze cyane Yesu, barwanire kandi ubarengere, batsindishirize kukugira neza. Icyubahiro ni icyawe mu isi no mu ijuru. Uhimbazwe Yesu. Tukweretse iki gihugu cy'u Rwanda, rinde Abanyarwanda n'Abanyarwandakazi, rinde igihugu cyacu mu izina rya Yesu Kristo. Turakwinginze cyane kugira ngo uduhembure, kuko uri Imana yo kwizera.